Tuje mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe nitwa Pastor Placide. Uyu munsi nanezerewe cyane ko Imana yongeye kumpa kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana aho uri mu nce zitandukanye. Ndagira ngo Imana ikwishimire muri aya masaha ikurwanira intambara zose, icyaba cyose kikurwanya, aho Satani yabacisha hose akurwanya. Ashobora kuba yaca mu mibereho yawe isanzwe, yaca aho mu nshuti zawe, yaca Satani ntago azaza ngo mubone agenza amaguru, ntago uzamubona yaje avuga ngo ni ngiye Satani, ahubwo azakoresha umuntu wari unizeye cyane, wa wundi utatekereza ko yagukorera nk'ibyo agukoreye, kuvuga uti noneho mbonye ko uyu muntu ari mubi, kumbe ni Satani wamuciyemo. Nabwo kandi biterwa nuko nawe aba yamuhaye urwaho. Imana yigeze kubwira Kayini, aramubwira ngo dore ibyaha bibi tugatugera ku rugero rwawe, ngo ari kubitegeke. Bivuze ngo umuntu ashobora kudaha urwaho Satani ngo amukoreshe. Bivuze ngo uramutse wegera Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo wegera Imana izakwegera, murwanye Satani izabahunga. Imana iguhe umugisha rero. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cya Yesaya ibice 53 turahera ku murongo wa 2. Kumva icyo Imana ishaka kuganira natwe uyu munsi wa none. Haravuga ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Reka tube turigera aho ngaho. Uyu ni Kristo wavuga ngo yakuze ameze nk'ikijegijeji imbere ye, ngo kandi ngo yameze nk'igishyitsi cyumburira mu butaka, ngo kandi ubwo twamubonaga ntabwo yari afite igikundiro, ngo nta gikundiro yari afite, kandi ubwo twamubonaga ntabwo twigeze twifuza kubana nawe. Mu magambo makeya, ntabwo uyu ni Kristo uvuga ngo ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uyu ni Kristo wavugwaga muri Yesaya. Yesaya yahanuraga Kristo ngo tumubona ntabwo yari afite ubwiza bwatumaga tumwifuza. Undi Yesaya yivugaga mu buryo bw'umwuka, avuga uburyo yarahishuriwe Kristo, avuga ukuntu Kristo azaza ku isi, ko atazaza afite isura zimeze nka zimwe abantu bashaka. Hari igihe kiya kigera umuntu wenda nk'umurimo w'Imana cyangwa se iki, abantu bakambwira ngo barakomeretse, ngo twakomerekejwe n'abantu, ngo twizeye, ngo naramurebaga nkabona mwizeye, ngo naramurebaga nkabona ngo ari umuntu ugaragara nk'umuntu wakorera Imana. None nkibaza umuntu ugaragara nk'uwakorera Imana wari we, ngo noneho umaze kumwizera ngo arampemukira, ngo kandi ngo iyo mubonaga uburyo yambaye, ngo uburyo wabonaga ameze, ngo kandi ngo hari n'undi nigeze kugeraho ngo we naga kumuvugisha kuko nabonaga adasa n'umukozi w'Imana. Abandi ikibazo ufite nuko udasoma Bibiliya, ikibazo ufite nuko ushakira ibintu mu bantu, ushaka abantu nta gushaka Imana. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Kristo aza ku isi ntabwo yari afite igikundiro, nta nubwo yari mwiza nk'uko abantu babikekaga, kuko ubwiza yari azanye ku isi ni ubwiza bw'imbere, ntabwo yari azanye ubwiza bw'inyuma. Yesu aza ku isi ntabwo yaje kwiyerekana nyine. Urabona ya mashusho niyo tugenderaho, ari amashusho badushushanyirije hanze aha ngaha. Yesu ari bogari kabisa, agasatsi kamanutse ku ruhande, akanwa gaconze neza, noneho hari hano akantu bakubita gutya mu bwanwa bakabushyira hano, ubundi bakabushyira hano, ukabona ni umusore kabisa uri finyori. Ariko siko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rimugaragaza nk'umunyamibabaro. Dukomeje, hari ahantu bagera bakavuga ngo twaketse ko yakubiswe n'Imana Data, ngo kandi ari twe yaziraga, kandi ngo mu mibyimba yiwe niho twakiraga. Ni ukuvuga ngo Kristo aza hano ku isi ntago yajeje kwiyerekana uko asa. Kuvukira muri Isirayeli si uko yashakaga kuza afite imisatsi irambuye neza, ahubwo nuko ariho Imana yari yarahisemo kugira ngo agakiza kazahere. Imana yabwiye Aburahamu ngo muri wowe niho amahanga yose azakirizwa, n'isi yose izakiriza, izabonera agakiza muri wowe. Yagombaga kuza aturuka mu bubyaro rwa Aburahamu, kuko Aburahamu yabaye sekuruza w'abizera, kandi Kristo yari aje avuga ngo nunyizera. Abantu baramubaje ngo tubwire ngo umurimo wa Data n'uwo, baravuga ngo umurimo wa Data nuko mwizera Imana, ngo mukizera n'uwo yatumye ari jyewe. Rero ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ubu none uyu munsi wa none ushobora kuba ukomerekejwe n'abantu uko basa inyuma, ushobora kuba warakomerekejwe na taye z'abantu, ushobora kuba warakomerekejwe na size. Hariho umuntu avuga ati ngiye ndashaka umugore umeze ute, ufite taye, ufite igihagararo, ufite munda zero, mwiza gutya. Ariko ushobora gusanga uwo muntu wibwira yuko ari ukeneye atari ukeneye, wa wundi wibwira ko udakeneye ari ukeneye, bitewe nuko ukeneye amahoro, ntabwo ukeneye umuntu muzashyira mu nzu, ntabwo ari umuteguro. Sinshatse kuvuga ko abantu beza ari ikibazo, ariko ubwiza nyakuri ni ubwiza bw'umuntu witeguriye kuzaba mwiza. Sinzi niba uri kubyumva. Umuntu witeguriye kuzaba umubyeyi niwe ukeneye niba ugiye kubaka urugo. Umuntu witeguriye kuba umuntu nyine wubaka urugo niwe ukeneye. Ndagira nkubwire mukobwa mwiza, musore mwiza, wenda ngende kuri iyo side, niba ugiye gushaka ukaba ugiye gushaka housing, hari igihe uzasanga muri housing imbere nta kirimo. Kera twajyaga dukunda kumva
nk'umusore ukahura n'umukobwa ukavuga ati ariko ufite umusore mwiza kabisa. Noneho mu gihe muri kuganira cyangwa se ukabona umusore w'inshuti yawe ukavuga ati ufite umukobwa mwiza kabisa, umuntu wese yamwishimira. Mu minota 30 mumaranye wakumva ibintu bimuvamo ugataha wa mwanzi. Kera ni ubuhamya ngiye kubaho gatoya. Hari umuntu hano twize gutura turi abasore, haza umukobwa. Aje umukobwa dusanga mu gipangu twatutuye maze gukodesha amazu twari dutuyemo. Noneho turabasore turavuga tutirika turwaniriye umukobwa kabisa. Umuntu uzamutanga undi azaba ari umuhatari tuzamwemera. Noneho twese duhana igihe turavuga ati byibuze ibyumweru 2 uzaba amaze kumwibikaho tuzahita tumwemera. Uzi ikintu cyabaye? Nagize umugisha bari giye mutsindira. Ariko mu byumweru 2 gusa nasabye ba bantu mwamba bari uyu muntu mukamujyana akamva iruhande. Ko burya nta kigenda no kubona agenda taye zirahari munda ni zero afite igihaga ariko mu mutwe nta kintu kirimo. Urumva ntago dukeneye mu byukuri, niba ushaka Imana ntago ukeneye uwo izigendera mukeneye Imana. Niba ushaka Imana ntago ukeneye kujisha abantu kuri appearance ngo kuri akasa kuri yakora kameze kuri. Yesu rero ntago yaje ameze nkuko abantu bamukekaga. Ari nacyo cyanatumye benshi batamuyoboka. Batangiye kuvuga uribuka ko ibyo hari umugabo bahuye arangije avuga ngo ntagira ngo genda ujye kwiyereka isi ngo kuko umuntu ushaka kuba umwami ngo aragenda akajya kwiyereka abantu. Bivuze ngo bari batangiye kubona asa nk'uwigereranya ibyo akora bidahuye nawe. Byakabaye ari ibyacu, twakabaye twebwe tubikora, nitwe byakabaye bibereye ariko wese ntibikubereye. Bivuze ngo isura ye mu by'ukuri niwe yari we, nicyo cyatumye abantu benshi batanamusatira cyane kuko bamurebeye mu ishusho atariyo. Yaje ari umwana w'Imana, aza ari umukiza, ariko bamubona nk'umuyede cyangwa se umuntu ukubura nko ku muhanda bagatari uriya ko mbona nta nikigenda nahaturuka nta kigenda, ni mu bakene ni muki iwabo barababaje. Nubwo bwose ko babaje bitavuze ko barabakene, kuko ngiye nsomye Bibiliya nta hantu namwe Bibiliya inyereka ko Yesu yakomokaga mu muryango w'abakene cyane. Kubera yuko impamvu mbivuga, igihe bamuturaga ifeza n'izahabu byari mu muryango. Igihe kuba bari bafite umwuga w'ububaji ntabwo bigira umuntu ugize w'umukene cyane, ariko wenda ntiyari ari mu bami, ntiyari ari mu bantu bakomeye cyane. Hanyuma aricyo nakubwira kano kanya inshuti yanyu, nushaka Imana, shaka Imana wishaka abantu. Nushaka umuntu uzabona umuntu. Niba ushaka kubaka urugo, shaka umuntu mubakana urugo ukuye ku Imana. Imana nizakuyobora. Nujya kureba ibyo abantu bareba ukarebesha amaso, uribuka Dawidi niwe cyitegererezo cyiza cy'uko Imana itareba nk'abantu. Imana yabwiye umugaragu wayo Samweli amubwira ngo genda ujye kwa Yesayi unyimikire umwami uzakora ibyo nshaka. Ngagezeyo ngabona Shama ngo ari umusore muremure cyane w'ibituza, ndetse urumva wari ukomeye, ngo aravuga ngo uyu nguyu kuri kose Uwiteka n'uyu nguyu yahisemo. Ngabona Aminadabu ati n'uyu nguyu Uwiteka avuga ati nabagaye. Hari igihe guhitamo kwawe kwaba atari uko Imana ihitamo. Iga guhitamo icyo Imana ishaka, iga kureba nk'uko Imana ishaka, iga gusensinga spiritually, wumva umuntu kuko niba ari mu mwuka w'Imana. Kuko hari abantu benshi twagiye tubona hanze ahangaha bari bizewe bafite igihagaro cyizewe bafite, ariko ibi bavugwaho ugasanga ntago ari byiza bitewe nuko abantu bakurikira abantu ntibakurikira Imana. Yesu rero suko nk'uko yarari ngo yari umunyamibabaro ndetse nta n'igikundiro afite. Uyu munsi wa none ushobora guhura n'umuntu afite Imana, afite amagambo meza ariko atagaragara nk'uyafite, ariko bisaba ngo ufite umwuka w'Imana muri wowe. Senga usaba Imana iganire nawe, senga usaba Imana ivugane nawe, senga usaba Imana ivuga ikubwira icyo ishaka. Ntago uko umuntu yitunganya, kuba umuntu yitunganya ku mubiri ntago hari igihe ataba ariko yiboneje. Ariko ngira ngo inshuti yanjye nkubwiye, wowe unkurikiye kano kanya, niba ushaka kuba umuntu muzima, banza wiboneze mu mutima, witunganye n'Imana, ugire indangagaciro, umenye yuko umuntu muzima ukenewe kuri gihe. Umuntu muzima Imana ikeneye umuntu mwiza ku isura ariko na mwiza ku mutima. Hari abantu nagiye mbona ukabona umuntu ni mwiza, wamwegera wamukandagira akagukubita igitutsi ukavuga ati ariko se nabonaga ari marika ariko kumbi imbere hishema akadayimoni. Ni ukuvuga ngo uko abantu bitunganye nyuma, kumwe mugura amaparufe meza, kumwe mugura amabubu meza, kumwe mugura amakositime meza, kumwe tujya kugenda ukitera akadeodoro cyangwa agaparufe kawe bitewe, kumwe ujya kwicongesha, kumwe ujya kwisukisha. Niba ubikoze inyuma no mu mutima ntuzibagirwe, kuko umuntu nyawe ari hano, umuntu uzabona Imana ari hano, umuntu uzabona ubugingo ari hano. Ntago isura izakujyana mu ijuru inshuti yanyu, yasa neza itasa neza. Ikiza yego nuko wasa neza kugira ngo weshe Imana icyubahiro, ariko niba utunganyije umuntu w'imbere, niyo abantu benshi bagiye
gusukura cya kintu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukirimbishe kuboha imisatsi gusa. Abantu bakagira ngo ijambo ry'Imana rivujije abantu ngo ntimukabohe imisatsi, ahubwo rivuga ngo ntimukirimbishe kuboha imisatsi yanyu gusa. Niba uboshye umusatsi ibuke ko no mu bugingo bwa muntu w'imbere akeneye kugaburirwa. Niba uyu muntu w'inyuma ari kugenda abyibuha cyane, ukabona ari kugenda asa neza nk'uko wowe wabishakaga, nk'uko wifuzaga gusa mu gihe cyawe, utangira kubona uri kugenda ugera ku ntego. Ese umuntu w'imbere we ari kugera ku ntego z'Imana? Hariho intego z'Imana ijya kukurema yakuremeye, hari icyo Imana yagushakagaho, ariko kugeza uyu munsi wa none yakikubonyemo. Ese kuri gusa neza koko ku munsi w'imperuka uko usa niko tuzasanga usa? Ndagira ngo uyu munsi wa none inshuti yanjye utangire wigenzure. Buri uko ugiye muri dushe koga ujye wibuka ko ugomba no kwihana ibyaha. Buri uko ugiye kurya ujye wibuka ko ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Buri uko ugiye kunywa amazi ujye wibuka ko amaraso ya Yesu Kristo ariyo yozaho abantu ibyaha. Buri uko utangiye gutekereza kwambara inkweto nziza, utangiye kumva kugenda mu nzu nziza, gusiga amarangi mu nzu, ujye wibuka ko inzu yawe y'Umwuka Wera imbere hari imbere naho hakeneye guterwa amarangi, ariko gukuraho ibibi byawe. Ariko wenda kandi ukanyura kubona ibyo ngibyo ntacyo bigutwaye, nta n'ingaruka birazana. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Niba ushaka yuko Uwiteka abana nawe, tegura kubana nawe. Niba ushaka ko Imana ikugirira neza, nawe ubwawe twora ikintu gituma Imana izi wawe. Ntago umwijima n'umucyo bishobora kubana. Niba warimitse umwijima muri wowe, ntago umucyo uzaza kugutwara ku mbaraga. Umwijima ni gufata ku mbaraga, ariko umucyo urawitegurira. Ijambo ry'Imana ngo mwirukane Satani azabahunga, mwegere Imana izabegera. No kuvuga ngo ni wowe wirukana. Igihe kimwe Kayini ajya kwica Abeli, Imana yarabibonye. Nimaze kubibonera mubwira ati ariko Kayini, ko murumuna wawe yatanze amaturo akwiriye, wowe ugatanga adakwiriye, nkavuga warangiza irye ryashima. Nta nubwo Imana yanamugaye. Imana yaravuze irya Abeli ryarashimye, agira ishyari, atekereza kumwica. Noneho Imana iramubwira ngo yewe Kayini we, ngo ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rwawe, ngo ari kubitegeke. Bivuze ngo umuntu afite ubushobozi bwo gutegeka ikibi kikava muri we. Rero nshuti zanjye, ni igihe cyo kwiyeza no kwiboneza. Ariko nanone wibuke ko Kristo yaje ashimwa n'Imana, agashimwa n'abantu, akurira mu maso ye, ngo uko yagiye akura kose ntabwo yigeze agaragarwaho n'umugayo. Ariko kandi ni ukuvuga ngo icyitegererezo cy'ibyo Kristo yavugaga yakoze, uko yabayeho muri isi, nicyo cyitegererezo cy'umuntu w'Imana. Ndagira ngo byumve neza. Icyitegererezo cya Kristo uko yavutse, uko yakuze, nicyo cyitegererezo cy'umuntu ugomba gukorera Imana akwiriye kuba ari. Yaje avukira mu rugendo, avukira mu muvure. Ibyo ngibyo byose nta nubwo byemeza yuko wenda byatewe n'ubukene, byatewe n'uko bari ku rugendo, avukira aho. Ariko kugira ngo yemere no kuvuka atyo, nuko yashatse guca bugufi. Bashoboraga kubona naho bacumbika, kuko ngo amacumbi yari yashize, niko Bibiliya itubwira. Amacumbi amaze gushira, yemera kuvukira hariya, avuka ari umwami. Noneho nyine ngo baramuhanurira ngo uyu avutse ngo kugira ngo bamwe mu Bisirayeli bagwe, ngo kugira ngo abandi babyuke, ngo abe ikimenyetso kizakigirwaho impaka. Wayi kuki yari kugirwaho impaka? Nuko uko yaje ameze, uko yaje ahagaze, uko yaje ateye, uko yaje yitwara, bitari bihwanye n'ibyo abantu bari bamwitezemo. Nshuti yanjye rero, reka gukurikirana amarangamutima yawe ushaka aho Imana iri. Niba ushaka umuntu muzubakana, nicyo mvuga, shaka icyo Umwuka Wera kubwishaka, koresha Umwuka Wera. Niba ushaka umuntu uzagufasha kugira aho ugera mu buryo bw'umwuka, korana n'Umwuka Wera.